Umuzi w'Igihemu. Kuri mwene mama nkunda cyane, ndabizi urababaye, uraremerewe, ihangane nta kindi nakubwira. Maze kumva agahinda kawe nifuje kukwandikira ngo nkubwire inkomoko y'ibyo ubona ibyo. Turekere aho kwitana ba mwana no kwihugiraho dutekereza ko ari twe twababaye gusa, ahubwo tumenye ko ari umuzi w'igihemu washibutse. Numvise ko wazanye indabo z'umukara iwawe, ariko burya nanjye wazanye zitukura, izo kwa Karara zo ngo zifite amahwa. Ariko mfasha turandure hataraza amabara yose, zimwe bahambiranya bakandikaho ngo uruhukire mu mahoro. Mwana wa mama se ko mbona amarira gushize mu gahanga kandi ukibabaye, ngo nturi hafi kujya muri koma? Imitsi y'umutwe ntiri buturike kweri? Ubuse nkubwira iki? Ko ntako nagize, nakwandikiye aka message, WhatsApp, Messenger, Instagram na Telegram hose nagutumyeho, ariko ntunyumva. Erega n'ukuri birashoboka kubaho mu kibazo ariko ntikikubemo. Sadraka na Meshake na Abednego se ko batawe mu nkongi y'umuriro ugurumana, wumvise hari icyo babaye? Oya rwose nawe urabizi abo batayemo nibo bahiye bagapfa, ariko bo nta ruguma nta n'uburibwe na buke bumvise. Bahuriyemo na wa mugabo njya nkubwira, Yesu wampinduriye ubuzima. Hanyuma umuriro ubabera paradizo, bavamo abari ntabwa bahindutse intwari. Ariko ko ntako ntakugize nagutumyeho sha, ni ukuri narabivuze kuri radio na televiziyo Rwanda, Isango Star ndetse no kuri YouTube sinahasize nagutumyeho Isimbi TV, 1K Studio, Agasaro TV, Pop TV Show, Impuhwe TV ndetse na Gerard Mbabazi, ariko ndabimenye ntacyo wumvise. Kandi n'impamvu no kuri BBC nabisubiyemo ko hari ibyiringiro kandi hari ubuzima bwiza nyuma y'ibiducamo uyu munsi. Ngaho nyemera byibuze ufata umwanya isomo kakabaro nkwandikiye. Hariya ngo ntacyo mvuga sinabonye nk'ibyo wabonye, ngo inzara. Sha nanjye naraburaye mu mahanga ntafite n'uwo ntakira, naraye hanze ndinzwe n'ipusi uzi ukuntu nzitinya. N'uwangiriye impuhwe ngo ancumbikire sinagohetse yambwiye ko atari marayika, ngo mubiri uranze. Rega umuntu ntiyavuga byose ariko aba yarabonye byinshi. Ubuse nkubwira iki? Wa musore mwiza w'uburanga buhebuje uvugwa n'imisozi yose itabaza Imana igaseruka, ugira ubuntu butangaje ibyo yankoze mu gisebe. Yahindutse mu mwanya nko guhumbya. Uwari marayika yahindutse mapyisi. Narabimenye koko ubugabo si ubutumbi. Nari naramwizeye nivuguruje ngiye gushaka, ariko burya ntuzatungurwe n'imfura n'abantu zirahemuka. Yesu wenyine. Imyaka 2 ntiyashize byo kubana byiswe promotion, ngo mbanze nce ku ikosi ngira icyo mufasha ariko nzabishora nkaho nakarakazi. Ngiyo fiançailles y'ubu ni contract. Aha ngo divorce zizashira. Uravuga iki mwana wa mama ko guhemukirwa mbizi? Umugani wa Dawudi ati si umwanzi wanjye wampemukiye mba narabyihanganiye nkabyirengagiza. Ariko wa mubyara wacu w'imfura, impuhwe nyinshi n'amagambo meza, ko atandebeye izuba ahubwo yangeze imijugujugu. Aha nzakubwira, ahubwo se babaturanyi bacu bihe byose bo bavuze make ko inkuru yasakaye imusozi, imahanga nabo bagahura vuba nk'abari babitegereje tukumirwa. Inkuru z'ibihuha cyane zo gusebyanya naje gusanga arizo zigira connection yihuta na audience nini. Ariko buriya babitekereje gute koko? Kuzi ko na kamere yanjye itanyemeraga gusabana cyangwa gusamara, nahoraga ndi wo mu nzu njunjamye n'agasuzuguro kenshi. Wamenye si bya wa boss wanjye nakoraga amanywa nijoro ntaruhuka, ntakirya ntakiryama, inkoko ariyo ngoma munyurira ngo wagira ngo ni kampani ya sogokuru. Burya nawe yansabye 10 kandi uranzi nyine. Imbehe yanjye bayubitswe ityo. Hahandi nitaga iwacu naho narashonje ndataha, ariko sinabaye n'umushyitsi byibuze ahubwo niswe umunyamahanga utagira ikinyabupfura. Bambaje message cyangwa passe yanyinjije muri icyo gipangu. Za nshuti magara cya kigare cyanjye babafatanye telefone, inama irakorwa bansaba kubyemera ngo mbafashe kandi yatwawe na ya magara yanjye. Ngize inshuti z'ubu nirukanye ubwo, kandi se wa wundi bantumyeho twasangiraga kabisi n'agahiye nari nzi niyaba. Uravuga igihemu, ubukene, urwango, icecekesha twese twabiciyemo. Ni umuzi w'igihemu washibukiye hose, ariko ngufitiye inkuru nziza. Humura hari ukuntu Yesu ajya abigenza, ijoro rijya ricya naho ryari rirerire ritereracya. Unyemereye ukabyizera, igitondo cyaza mu buzima bwawe. Ndabizi urababaye mama, ariko ihangane. Nyemera tugendane urugendo, mwikona uzaruhuka iyo mitwaro wikoreye. Ndabizi ibyawe ntibyoshye, ariko komera kandi humura turi kumwe.
kize ngo uravuka nk'abandi bana, mama wawe ntiyaharenze yagusize ubwo ubaye imfubyi utyo, ukururerwa na ya nyamaswa ngo ni mukaso, ntiwagize n'amahirwe yo kuba umwana. Ruferedi wakugiriye impuhwe abaguhekesheje uruhinja nawe ukiri igitambambuga, imisozi birakubonye utagira nyina ntakora amahano, ujya kubyarira mu bihuru urerera mu misarani, iyo hatabaye se w'imfubyi uba warazimiye ubwo. Uburanga bwawe nubwo bwanutse igikara bugahishwa mu bicocero, inyate n'amaga byarakurenze, marayika abonekeye Karoli akubonaho umugore muzima, aragukora gucyura guhesha icyubahiro mu muryango, bose barakugarukira ngo nta fubyi ifite amafaranga, ntukiri ntabwo ubaye umutware w'umuryango, nawe ugira ngo ugeze muri paradizo. None Karoli nawe aranze, abaye umusinzi ruharwa, no ku kazi baramwirukanye, abana nta mitiwere, nta gitenge ukibona, kuburara byose ikibazo, guhingira amavara ukabona isogo zo kugaburira abo bamarayika, ya suka itava ku mugongo we mu bwana mukaso yaguhekeshaga irakugobotse. Yo erega uwo muruho n'uwa kera, umuzi w'igihemu karandurwa, nkongera kukubona useka unezerewe. Kwa Karoli ubu igihombo gikomeye ni ukubona Slay Queen icaye itagize ikimumarira, ntizisiba kubarara hagati ngo arakwigisha uko zubakwa, wagira ngo uravuga iki zikakunyuramo. Gira ubashyuhiriza amazi yo koga, ufure amashuka ubazanire na mushikaki bokesheje kwa gahayohayi, barashonje. Ndabizi urashira wumva mwana wa mama, wari ugize ngo uraruhutse. Karoli arakangutse aranakijijwe, atangiye kukubyinirira no kugutetesha nka mbere, nubwo mwasangira irindazi rimwe. None sidira mujyanye pfakaye ku myaka 22, nyoko bukwe nawe ngo mvira aha wankora amahano, nyiciye umwana, none usubiye kuba mu gisate cy'ingungura. Ndabyumva birashariye ntibyoroshye shenge, ariko humura bigira iherezo, nubishobora uzaze tuganire nkubwire ukuntu iyo ndebye inkovu zanjye najya nibuka ukuntu ibyo bisebe byaryanaga. Uzaze dusengane dutabazi yo mu ijuru, ijya yomora ibikomere yo kabyara abahungu n'abakobwa basa nayo. Yesu ntajya ahemuka si umuntu, ndetse yaravuze ngo ntazadusiga ntazaduhana. Ngwino nkubwire n'ukuri nabonye umuti, hari ukuntu ajya guhuza n'abantu ukagira ngo ni abamarayika batuye mu isi. Narabonye Sonia, Auntie Veni na Kelly bankunze ntari uwo gukundwa, bampaye agaciro ntari nkwiriye, baranyegereje birengagiza ko nuka. Humura nawe hari abagufitiye. Numvise ko utakiryama ibitotsi byabuze, ariko humura ndagusengera ngo uryame usinzire nk'agahinja. N'aya mafaranga kandi humura Yesu arayaguha arayafite. Uzi ko za video nagiye kuzikora nta mafaranga, ariko narishyuye byose nta deni nasigayemo. Yansezeranyije kutazansebya narabibonye. Erega na rya joro dutandukana, cya gihumbi naguhaye nicyo nari nsigaranye, ariko nateze moto ndanishyura motari ntiyamenye ibyabaye. Ni ukuri ibitangaza biracyabaho, uzaze ngo ubuhamya ngaho baho. Unsuhurize abo bahungu banje kandi uhumure, niba ntawe ugukunda ndagukunda, niba ntawe ukwizera ndakwizera, niba ntawe kuvuga neza nzakora utwo nshoboye, ariko ruhuka munezero wa mama. Maze nubona iyo baruwa uzambwire, ndagukumbuye kandi ndagukunda ntubyibagirwe. Hobe Imana ikomeze ibandindire. Yari mwene so muhuje imiruho n'imihate y'isi, mwazamukanye imisozi mukararana mu giti, murenzira risi.